indwara nka sida, hepatite B, C, imitezi, uburagaza, mburugu n'izindi ndwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina idakingiye yabaye hagati y'uwanduye ndetse n'utanduye nizo twagereranyije nka sugar bomb cyangwa biryoha biryana. Ni mu kiganiro cyacu dukomeje kugirana ku byerekeye indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina idakingiye. Twagiye tureba byinshi bitandukanye dutangira iki kiganiro, ariko mu ncamake turagira ngo turebere hamwe bimwe mu bimenyetso umuntu ashaka kubona agatangira kwikeka ko ashaka kuba yaranduye zimwe muri izi ndwara igihe yaba yaragize imibonano mpuzabitsina idakingiye hagati ye n'undi muntu atizeye neza, cyane cyane ku mibonano mpuzabitsina yabaye hagati y'abantu babiri batashakanye cyangwa se batabana mu buryo bwemewe n'amategeko. Mbibutse ko muri kumwe n'umuganga wanyu Dr. Richard Arinitwe. Ufite ikibazo cyangwa igitekerezo ushobora kutwandikira muri comment cyangwa ukaba watwandikira kuri email yacu ariyo mubuzima1@gmail.com. Ibibazo by'indwara zandurira mu myanya ndangagitsina ntabwo ari ibibazo bireba u Rwanda gusa, ni ibibazo biri hose ku isi. Gusa igiteye impungenge usanga ari byo bibazo abantu bivuza batinze, kenshi byanabagizeho ingaruka ku buryo bitagifite igaruriro. Ibi biganiro dutegura rero bikaba bigamije kugira ngo umuntu najya abona ibimenyetso ajya agerageza kugana abavuzi hakiri kare. Abavuzi mvuga ni abavuzi bemewe ba leta babiherewe uburenganzira, bakorera mu mavuriro yaba yigenga cyangwa se aya leta abegereye. Ibibazo bigendanye n'indwara zandurira mu myanya ndangagitsina ni ibibazo akenshi bigaragaza ibimenyetso rwose bitashidikanywaho buri muntu wese ashobora kwibonera, ariko bikagira impamvu nyinshi zikomeye cyane cyane ko bifata mu myanya y'ibanga zituma abantu babirwaye cyangwa se bagize ibyo bimenyetso badahita bihutira kujya kwa muganga kugira ngo imyanya y'ibanga yabo ye kujya ahagaragara cyangwa se hatagira umenya yuko bagize aho bahurira n'ibikorwa byo kugira imibonano mpuzabitsina idakingiye n'abandi bantu. Ibi rero bikaba ari byo bimwe mu bituma abantu bivuza batinze. Gusa iki kiganiro cy'uyu munsi ntabwo twifuje ko tukerekeza muri uwo mujyo, twifuje ko turebera hamwe muri rusange ibimenyetso ushobora kubona ugahita ukeka ko ufite uburwayi bufite aho buhuriye n'imibonano mpuzabitsina idakingiye wakoranye n'umuntu utizeye. Aha turaza guhera ku mugabo. Ese ibimenyetso bikunze kugaragara ku muntu urwaye izo ndwara ni ibihe? Ibimenyetso byatuma umuntu akeka ko yanduye izo ndwara ntibiboneka ku buryo bumwe ku bantu bose, kandi biratandukanye ku mugabo no ku mugore. Nitureba ku mugabo turaza gusanga umugabo ashobora kugaragaza kimwe cyangwa byinshi mu bimenyetso bikurikira. Icya mbere hari ukuzana amashyira mu gitsina cyangwa kunyara amashyira. Icya kabiri ni ukubyimba udusabo tw'intangangabo. Ikindi ni ukunyara ukababara cyangwa ukokerwa igihe uri kwihagarika. Ikindi ni ukugira udusebe ku gitsina, kuzana amasazi cyangwa se uduturugunyu mu mayasha tubabaza cyane. Hari n'ibindi bimenyetso ariko reka ku bagabo tube duhiniye aho ngaho, turebe noneho ku mugore. Ku mugore ashobora kugaragaza kimwe cyangwa byinshi mu bimenyetso bikurikira. Ashobora kubabara mu kiziba cy'inda bidasanzwe nta yindi mpamvu izwi yabiteye. Ashobora kuzana uruzi cyangwa amashyira mu gitsina. Ashobora kuzana amasazi mu mayasha. Ikindi ashobora kubabara mu gihe cy'imibonano mpuzabitsina. Ikindi ni ukugira udusebe ku myanya ndangagitsina yaba inyuma hagaragara cyangwa n'imbere mu gitsina. Ashobora kokirwa igihe yihagarika. Ashobora no kumva afite uburyaryate ashaka kwishimagura mu gitsina. Ahandi hashobora kugaragarira ibimenyetso by'indwara zandurira mu myanya ndangagitsina, dore ntibigarukira ku mugore cyangwa ku mugabo gusa, bishobora kuza bikagera no ku mwana babyaye mu gihe ya mibonano mpuzabitsina yaba yavuyemo gutwita.
Kuzana amashyira mu maso, ibi kenshi bigaragara ku mwana uvutse mu gihe umubyeyi umubyaye yari afite ubu burwayi butaravuwe neza. Mu nyemerere ahangaha duse nk'abashinga agati, aho kuzana amashyira mu maso y'umwana utaramara ukwezi avutse cyaba ari ikimenyetso mu by'ukuri cyatuma ukeka ko urwo ruhinja rwahuye n'ubwandu bw'indwara zandurira mu myanya ndangagitsina cyangwa se mu mpuzabitsina idakingiye mu gihe cyo kuvuka, bityo bikaba n'ikimenyetso ko na nyina yanduye. Ni ngombwa kwihutira kujyana umwana kwa muganga, bitabaye ibyo indwara ishobora gutuma apfa amaso. Abagore ntibakunze kugaragaza vuba ibimenyetso nk'abagabo. Ibimenyetso by'uko banduye izo ndwara bitewe n'imiterere y'imyanya myibarukiro yabo, nko kuba igice kinini cy'imyanya myibarukiro yabo kiri imbere mu nda, naho icy'umugabo kiri hanze ku buryo icyazaho cyose yahita kibona. Mu gihe umwe mu bagiranye imibonano mpuzabitsina abonye nibura kimwe muri ibimenyetso byavuzwe haruguru, agomba guhita abimenyesha mugenzi we kugira ngo bombi bihutire kwisuzumisha mu ivuriro ryemewe kugira ngo bavurwe hakiri kare. Ibimenyetso byinshi by'izo ndwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina bishobora kujyana n'indwara nyinshi mwumvise, cyane cyane nk'izo twahereyeho haruguru nk'umutezi, mburugu n'izindi. Kumenya izina ry'indwara si byo by'ingenzi. Icy'ingenzi ni uko umuntu ashobora kumenya ibimenyetso byerekana indwara yandurira mu mibonano mpuzabitsina. Mbibutse ko iki kiganiro tugikora twari tugamije kugira ngo umuntu ajye abona ibimenyetso yihutire kugana kwa muganga. Ikigamijwe si ukwigisha amazina y'indwara, ikigamijwe cyane ni ukugira ngo abantu bahugukire kwivuza hakiri kare, amazi atararenga inkombe. Munyemerere rero iki kiganiro tukigarukiriza aha, tuzakomerezaho ubutaha. Mpamagarire abadukurikira mwese gushishikariza bagenzi banyu gukurikira bino biganiro, ndetse tunakora subscribe, share kugira ngo bigere kuri benshi bashoboka.